hari ubwo Imana yiba, hari ubwo Imana yica. Inshuti munkurikiye kuri televiziyo, ndasaba gukunda Imana kuko dusa nayo. Niba dusa n'Imana rero hari imico tugomba kureka burundu. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ndizera ko mwese muri amahoro kandi mushima Imana rugena byose niyo ino mu Rwanda twebwe twiringira kandi duhora twambaza umunsi ku munsi uko bukeye. Ino mu Rwanda abana bari muri vacances, niyo mpamvu natwe nk'Umwana TV tunyarukira hirya no hino tukamenya ngo ese abana muri vacances bameze bate, ese muri vacances bari gukora ibiki. Uyu munsi turi mu ntara y'Uburengerazuba n'akarere ka Rubavu, hafi neza na santere y'Amahoko. Abahazi niho twagiye kureba umwana w'umukobwa ukiri mutoya, n'umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Ntekereza ko buri mwana wese nawe yanezezwa nuko yakishima kandi akishimira kuba yabasha gusoma ijambo ry'Imana. Umuryango rero ufite abana turabashishikariza namwe ko abana banyu bajya babona akanya ko gusenga. Uyu mwana tugiye kuganira nawe mu kanya, ndabizi ko muri buze kunyurwa. Dusanze ahuze. Amakuru yawe? Ni meza. Umeze neza? Ndabona uhuze cyane, uri gushakisha mu byanditswe byera. Ariko ukunda gusoma ma? Okay, reka noneho ubanze utwibwire mu magambo makeya, noneho ubwire abakurikiye Umwana TV. Nibiba na ngombwa urahita utangira, hanyuma ubabwire icyo wabazaniye. Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana bane namwe mwe mudukurikiye kuri televiziyo Umwana TV. Njyewe nitwa Izere Blessing, papa wanjye yitwa Niyonambaza Jean-Eric, mama yitwa Kabatesi Christine. Mfite imyaka 8, haniga mu wa 4, haniga ku kigo cyitwa Wisdom Instruction Nursery and Primary School. Nkaba ndi umubwiriza, ngiye kubasomera ijambo riri mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Katubanze dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje. Mana nziza turagushimye, waturinze urinda abantu bose. Iri jambo tugiye gusoma rigere ku bantu bose. Turinde Mana, niturangiza turagushima. Turagusabye tukwize bwa Yesu. Amen. Turi gusoma mu Itangiriro, nabibabwiye. Kadutangire. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Ngiye kubisobanura. Bivuze ati kuba Imana yaraturemye ntiduse n'ibisiga, ubwo tubyizere tubihe n'agaciro. Kuba Imana yaraturemye ntiduse n'inka, tubihe agaciro. Kuba Imana yaraturemye ntiduse nk'urukwavu, tubihe agaciro. Kuba Imana yarakuremye ngo iguhe ishusho yayo, yaragukunze. Kuba Imana yarakuremye ntikugire nk'inyoni, ni ukubera urukundo rwayo. Kuba Imana yarakuremye ntikugire nk'inka, ni ukubera urukundo rwayo. Tekereza kuba Imana yarakuremye ikaguha amaguru. Tekereza kuba Imana yarakuremye ikaguha amaso. Tekereza kuba Imana yarakuremye ikaguha ishusho yayo. Tekereza kuba Imana yarakuremye ikaguha amaso nk'ayayo. Tekereza kuba Imana yarakuremye ikaguha amatwi yo kumva. Haleluya. Tekereza kabiri. Byarashobokaga ko Imana ikugera nk'inka.
byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'ihene, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'amazi, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'igiti, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'inyamaswa. Tekereza kabiri, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'intebe, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'umusozi, byarashobokaga ko Imana ikubwira nk'igiti, ariko siko yabikoze. Haleluya. Mubyeyi, mugabo, mugore, musore, mukobwa, yewe wa mwana we, subiza amaso inyuma wibuke ko usa n'Imana. Hari igihe ubona umuntu wamugaye ukagira ntabwo asa n'Imana, icyo gihe uba wibeshye. Hari igihe ubona umuntu uri mu bibazo ukagira ntabwo asa n'Imana, icyo gihe uba wibeshye. Hari igihe ubona umuntu wakoze impanuka ukagira ntabwo asa n'Imana, icyo gihe uba wibeshye. Ariko buri muntu asa n'Imana, buri muntu wese asa n'Imana nk'uko twabisomye muri iri jambo. Buri muntu asa n'Imana, ntukabone umuntu amugaye ngo uvuge ntabwo asa n'Imana, icyo gihe uba wibeshye. Buri muntu asa n'Imana. Imana ni nziza, Imana ntiyiba, Imana ntiyica, Imana ntisambana, Imana ntiroga, Imana ntiyiba. Hari ubwo Imana yiba, hari ubwo Imana yica. Niba dusa n'Imana rero, hari imico tugomba kureka burundu. Gusambana tugomba kureka burundu, kwica tugomba kureka kwica burundu, kwiba tugomba kubireka burundu. Kwiba si byiza, amategeko y'Imana niyo atubwira ibyo twubahiriza. Ikirenze icyo, itegeko Imana yadusigiye ni urukundo. Bavandimwe, inshuti munkurikiye kuri televiziyo, ndasaba gukunda Imana kuko dusa nayo. Babyeyi, nkunda Imana. Nkaba nababwiye ko nitwa Izere Blessing, nkaba ndi umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR Mahuku. Dukundane, nidukundana ntituziba, nidukundana ntituzica, nidukundana ntituzabeshyerana. By'umwihariko abana bagenzi banjye bankurikiye, gusuzugura ababyeyi tuzabireke. Abana mwese munkurikiye mu Rwanda hose, gusuzugura ababyeyi mubireke. Kujya ku ishuri ntimujyeyo mukazerera cyane mukora ibyabazanye ku ishuri, mubireke. Agakungu kadafite akamaro mukareke, kuko ibyo byose ntabwo Imana ibikunda. Cyane ko tuzerera tukazerera, cyane cyane abakobwa bakabahohotera, mugahura n'ibibazo. Mwumvire ababyeyi kandi Imana izababafashemo. Ndabashimiye mwese mwari munkurikiye kuri televiziyo Umwana TV. Nkabibutsa ko twasomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Ndabashimiye bavandimwe, nk'uko twatangiye dusenga, reka nanone dusoze dusenga. Mana yacu, turagushimye turaguhimbaje, waturinze abantu bose. Abumvishe ijambo ryawe ndabasabira umugisha, n'abataryumvishe ubafashe ubahumurize, kandi umugisha wawe ubagereho bose. Turagusabye Mana, tugusabye mu izina ryawe ryera, amen.